Yes, reka tubashimire cyane mwe mwakoze subscribe kuri Mano G Official ndetse namwe mukomeje kugenda muri ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Umunsi rero twabahitiyemo ibintu 12 umugore cyangwa se umukobwa ashobora kwitwaza mu gashakoshi ke mu gihe afite urugendo rurerure, aho igihe kigeze biragoye kubona umugore cyangwa umukobwa wafashe urugendo rurerure adafite ishakoshi yo gutwaramo bimwe mu byangombwa byiwe nkenerwa by'ingenzi. Muri iki gihe kubera gahunda nyinshi abantu basigaye bagira, biragoye kubona umukobwa wafashe urwo rugendo mu by'ukuri akaba yagenda adafite ibikoresho tugiye kubabwira hasi ngenerwa mu gihe byamufasha mu gihe ahuye n'ikibazo. Icyambere rero, umukobwa cyangwa umudamu ugiye ku rugendo ntagomba gusiga umupira cyangwa ikote bitewe n'agace agiyemo, kuko adashobora kwizera neza imvura yaho cyangwa se klima yaho uko biraza kwitwara. Rero uwo muntu ntagomba gusiga umupira cyangwa ikote ry'imbeho. Ikindi cya kabiri, ni byiza ko kandi uwo mukobwa cyangwa se uwo mudamu agomba kwitwaza agakayi gatoya ariko bita notebook, kuko ashobora kuza guhurirayo n'ibintu byinshi kandi byiza akabyandika mu gihe adafite telefone yaba yabyandikamo. Ni ngombwa rero ko yitwaza ako gakayi gatoya kugira ngo abashe kwandikamo ibintu bishyashya yahaboneye uwo munsi. Gatatu, mu gihe ubishoboye kandi wakitwaza kamera cyangwa ikindi kintu cyagufasha gufata amashusho kugira ngo ufate amakuru y'ibyo wizeye kandi uzi neza ko ari byo koko. Mu rugendo kandi umukobwa cyangwa umudamu akwiye kwitwaza icupa ry'amazi cyangwa ibyo kurya byoroshye kugira ngo naza kwicwa n'inyota abe yanywa kuri ayo mazi, cyangwa se abe yafata ibyo kurya byoroshye kugira ngo abone uburyo akomeza urugendo bitamugoye, kuko ntabwo ashobora kwizera neza ko ahantu agiye ashobora kuza kubona ayo mazi yo kunywa cyangwa se ibyo byo kurya mu gihe afite urwo rugendo. Niyo mpamvu rero agomba kwitwaza agashakoshi kugira ngo yitwazemo utwo tuntu tworoshye. Gatanu kandi, umukobwa cyangwa umudamu akenera agashakoshi gatoya ko gutwaramo ibyangombwa nk'irangamuntu cyangwa pasiporo mu gihe ibyo byangombwa byiwe adafite ahandi hantu abitwara. Niyo mpamvu abitwara mu gashakoshi gatoya agashyira mu yindi shakoshi nini irimo aho ngaho kugira ngo abone uburyo ki yitwaza ibyo byangombwa mu buryo bworoshye. Gatandatu kandi, umugore cyangwa se umukobwa agomba kwitwaza nanone agashakoshi gatoya ko kuba yakitwazamo ibikoresho by'ubwiza, harimo igisokozo, indorerwamo, ndetse harimo na make-up byoroheje ndetse n'ibindi bikurikira umukobwa akenera by'ubwiza. Umugore kandi cyangwa umukobwa aho ariho hose agomba kugaragara neza, niyo mpamvu atakwiye gusiga amavuta yo kwisiga ku ntoki cyangwa se ku mubiri wiwe. Umunani kandi, umukobwa cyangwa umudamu ntakwiriye kujya ku rugendo asize urupapuro rw'isuku cyangwa se kotex, kuko ashobora guhura n'ikibazo akaba yahita akikemurira mu buryo bworoshye. 9. Ikindi kandi, umukobwa cyangwa umudamu ntashobora kujya ku rugendo adafite agatambaro cyangwa igitenge, kuko ashobora kubikenera mu gihe arimo arisukura. 10 kandi, umukobwa cyangwa umudamu ntakwiriye kujya ku rugendo adafite urudodo cyangwa urushinge, kuko bishobora kumugoboka mu gihe imyambaro yari yambaye imucikiyeho agahita ayifashisha mu buryo bworoshye.
icya 11 umukobwa cyangwa umudamu ntakwiriye kujya ku rugendo adafite telefone n'ibindi bikoresho byayo nka chargeri n'agakoresho kabika umuriro ariko bita power bank. Ugakoresha rero nabyo kamufasha mu gihe ari mu rugendo cyangwa se umuriro wamuburiraho akahita acaginga mu buryo bworoshye. Icyanyuma kandi aricyo icya 12 umukobwa kandi ntakwiriye kugenda adafite urwembe mu gihe ashobora guhura n'ikibazo cyo gusitara agahita arwifashisha mu buryo bworoshye. Mu by'ukuri rero reka tubashimire cyane mwebwe mwakoze subscribe namwe mwihanganye mu kumva iyi video. Reka tuzahure n'izindi video z'ubutaha tubagereka ibyo umugabo nawe atagomba gusiga mu gihe agiye mu rugendo. Murakoze, mwari kumwe na Mpano y'Imana Emmanuel.